Ese ninde wari ku musaraba igihe Yesu yabambwaga? Ni ukuhe kuri n'ubwiru byaba bibyishe inyuma? Abantu benshi cyane bita ku buryo Yesu yababarizwaga ku musaraba, ariko ni bake bamenya ko abari bamuzengurutse bari bahishe ubwiru budasanzwe. Kuva ku basirikare b'Abaroma bamushinyaguriraga kugeza ku bagore bamuririraga, kuva ku bisambo bibiri kugeza ku musirikare w'Umuroma, buri umwe wese ahisha amabanga n'ubwiru bidasanzwe ndetse n'amasomo yacu uyu munsi. Niba wizera Yesu Kristo, gwimutera agatebe ubane nanjye tumenagura aya mabanga, tuzenguruke muri ubu bwiru. Iyi ni Bimani Entertainment. Niho hantu honyine ushobora kwigira amasomo utazigera wumva na padiri cyangwa se pasiteri ku munsi wo ku cyumweru. Aya ni amasomo utazigera usanga ku munsi w'isabato. Bibiliya yagerageje kutubwira ku bantu bose bari bazengurutse umusaraba umunsi Yesu yatangaga. Ni benshi cyane tugiye kubazenguruka umwe ku wundi, bagiye bahisha ubwiru budasanzwe amadini atazigera kubwira. Reka duhere ku wa mbere. Bamwe mu bantu bari bashagaye Yesu Kristo ari ku musaraba harimo abasirikare b'Abaroma. Aba basirikare icyo bamukoreye, baramushinyaguriye, baramukubita, bamutera imisumari, baramubamba. Aba basirikare mu bundi buryo uko babonaga Yesu, bamubonaga nk'abandi banyabyaha bose, nta cyiza babonaga muri Yesu Kristo. Ariko uko byarangiye nuko umwe mu basirikare yamenye ukuri, aravuga ati ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Ibi ushobora kubisanga muri Matayo mu bice bya 27 umurongo wa 54. Ibi bitwigisha ko n'imitima yumye ikomeye ishobora kumenya ukuri. Abandi bantu rero bari bashagaye Yesu umunsi yabambwagaho harimo abanyabyaha babiri babambanywe nawe. Iki cyari ikinyuranyo cy'imitima ibiri. Umujura umwe yaramushinyaguriye nk'abandi bose, undi mujura yaramwubashye arangije amusaba kuzabana nawe mu bwami bwe. Icyo Yesu yamusubije nta kindi, yaramubwiye ati uyu munsi turabana muri paradizo. Isomo byatwigisha nuko umwe yanze agakiza, undi akakabonera mu minota ye ya nyuma y'ubuzima bwe. Bamwe mu bantu bari bahagaze ku musaraba wa Yesu Kristo harimo n'abayobozi bakuru b'itorero. Aba bayobozi bakuru b'itorero bari abayobozi bahumishijwe n'ubwibone. Icyo bakoreye Yesu nuko bamushinyaguriye, baramubwira ngo niba ari umwana w'Imana yikure ku musaraba. Ariko hari ibanga batari barigize bamenya, nuko bujuje ibyanditswe kera mu buryo batazi. Ibi byari ibyanditswe muri Zaburi ibice bya 22 umurongo waho wa 7 kugeza ku wa 8. Aba ni bamwe mu bantu bari bariboneye ibitangaza biba ku mugaragaro, ariko bananirwa kwizera umwana w'umuntu Yesu Kristo. Isomo bidusigira mu buzima nuko kubona Yesu bidahagije, ahubwo kwicisha bugufi ariyo nzira imwe rukumbi yo kugira ngo tumugereho. Abandi bantu bari bahagaze ku musaraba umunsi Yesu abambwa hari abagore bemeye gusigarana nawe muri ubwo buribwe bwose. Aba bagore bari bafite ubwitange budasanzwe. Aba bagore bari barimo Mariya nyina wa Yesu, Mariya Magadalena n'abandi bagore bose bari baramwizeye. Mu gihe abandi bigishwa ba Yesu bamukunze, aba bagore bo bagumanye nawe, baramwizera, bagumana nawe ku musaraba muri ubwo buribwe bwose. Nubwo Yesu yari afite uburibwe ku mubiri, kubw'inkoni bamukubitaga n'imisumari bamuteraga, ku rundi ruhande nyina Bikira Mariya nawe yari afite uburibwe. Yirebeye umwana w'ababazwa, bisohoza ubuhanuzi bwa Simeyoni yari yaramuhanuriye agira ati kandi nawe inkota izagucumita mu mutima. Ibi bidusigira isomo rikomeye cyane mu buzima, rivuga ko urukundo rwa nyarwo rwa Yesu Kristo rutajya rwiruka mu bihe by'umubabaro, rwemera kwihangana rugakomera. Umwe mu bantu bari bari ku musaraba nanone Bibiliya yagerageje kuba yavugaho ni intumwa ya Yesu, Yohana. Uyu niwe mwigishwa umwe rukumbi wasigaranye na Yesu ku musaraba. Abandi bose bari bahunze, Yohana yarakomeye mu mutima, yemera gusigarana n'umwami we yari yarizeye, ndetse akaba n'umwigisha we
asigarana nawe ku musaraba aho yari ari mu buribwe budasanzwe. Ibi byatumye Yesu Kristo agira impuhwe, arangije amutura nyina Mariya, amubera nawe umwana. Impamvu imwe rukumbi rero Yohana yemeye kuguma ku musaraba ni uko urukundo rwa nyarwo rutsinda ubwoba. Ese twe twiruka nk'abandi bigishwa cyangwa duhagarara twemye nka Yohana? Icyo ni ikibazo nawe wakibaza. Ugiye kuvuga rero ku bantu bari bashagaye umusaraba wa Yesu, ntabwo wakibagirwa ikivunge cy'abantu b'i Yerusalemu. Aba bari abaturage bamukurikiraga bwa mbere ariko bahindutse abanzi. Mu minsi yari yabanje ubwo umwami Yesu Kristo yinjiraga hariya mu mujyi wa Yerusalemu, bari bamwishimiye, bari bamusingije bavuga ngo hozana hozana. Ariko ubu nibo ba mbere bari gusakuza ngo nabambwe nabambwe. Nk'uko umwami Yesu yabivuze rero, aba baturage icyo bashakaga si cyo babonye. Abantu bose uko bisanzwe baba bashaka umwami w'umunyacyubahiro, ukanganye kandi utinyitse, w'umunyamaboko. Ariko iki gihe bari babonye Mesiya w'umunyamibabaro. Ibi bitwigisha ko kwizera gushingiye ku marangamutima kurigitira mu gitutu. Mu yandi magambo ni ukwizera gushira mu gihe gito cyane. Ntabwo wavuga rero aba bantu bari bari ku musaraba umunsi Yesu abambwa ngo wibagirwe umutware w'abasirikare. Uyu yabaye umwizera mushya kandi udashoboka. Uyu musirikare w'umuromani yari yarabonye byabaye byose. Nyuma y'urupfu rwa Yesu rero yashyize hejuru ati, ni ukuri uyu ni umwana w'Imana. Umusirikare w'umupagani yahishuriwe iby'abayobozi bakuru b'itorero batigeze bamenya. Aba bari abayobozi bajyaga hera cyane, bakigerera iruhande rw'Imana, niko abantu babifataga. Ariko ibi byarabacitse, nta n'umwe muri bo wigize abimenya. Ariko umusirikare w'umupagani yahishuriwe. Ibi bidusigira isomo rikomeye cyane mu buzima. Rimwe na rimwe hari igihe abo hanze batari bene wacu cyangwa se twakita abanyamahanga babona ukuri kwa nyako kurusha abo bibwira ko bazi byose. Iyo rero umuntu avuze ku bantu bari ku musaraba wa Yesu Kristo, yibuka umwe mu batarabahabaye. Uwo nta wundi ni Petero, ikimenyetso cyo gutsindwa ndetse no gucungurwa. Uyu Petero yari yarahiriye Yesu Kristo ko no gupfa yamupfira, ariko nta n'uwigize amuca iryera igihe yabambwaga. Ni ukubera iki Petero atagaragaye? Petero yari yihakanye Yesu inshuro zigera kuri 3 zose. Umutima we wari wuzuye agahinda ndetse n'ubwoba, niko kuhisha amaso y'umwami we. Ariko nuko byagenze gutyo, umutima wa Yesu wagumyemo Petero, kuko nyuma Yesu yaramubabariye, agaragaza ko gutsindwa atari umusozo. Ibi bidusigira isomo rikomeye cyane ko niyo twagwa Yesu atanga imbabazi. Aba twiteguye buri gihe nk'intama zazimiye zigarutse mu rwuri. Ese muri aba bantu bose twazengurutsemo bari ku musaraba wa Yesu Kristo, ninde wakunze kurusha abandi? Ni babajura babiri. Ese ni abagore bagize ubwitange budasanzwe cyangwa ni abibone b'abenyedini? Ese ni abanyabwoba b'abigishwa be bamuhunze bakanga kwegera umusaraba, cyangwa ni umusirikare w'umuromani waciye bugufi? Bose rero bahisha ubwiru budasanzwe ku buzima bwacu ndetse n'amabanga. Basize amasomo akomeye natwe tugomba kwigiraho tukagenderaho uyu munsi. Reka ngushimire rero wewe wabanye nanjye. Imana iragukunda.